Mwongeye kwirirwa abateze amatwi Menya n'ibindi TV. Uyu mwanya tugiye gusoma igitabo cy'umuhanuzi Izayi igice cya mbere. Muri video itambutse turimo turasoma igitabo cy'amaganya ya Yeremiya kirangiye tujya ku gitabo ku ijambo ry'ibanze ry'umuhanuzi Izayi. Ubwo tugiye gusoma igice cya mbere cy'umuhanuzi Izayi. Iburirwa rya Yeruzalemu na Yuda. Ibyo Izayi mwene Amosi yabonye byerekeye Yuda na Yeruzalemu ku ngoma ya Uziya, iya Yotamu, iya Akazi n'iya Hezekiya abami ba Yuda. Isirayeli igomera Uhoraho. Umva wa juru we, nawe wasi we, tega amatwi. Uhoraho avuze atya: nareze abana ndabakuza, ariko bo barangomera. Ikimasa kimenya nyiracyo, n'indogobe ikamenya aho irira kwa shebuja, ariko Isirayeli yo ntacyo izi. Umuryango wanjye ntacyo witaho. Nta kiri kizima mu gihugu cya Yuda. Uragowe wa gihugu we cy'abacumuzi, wa muryango we wuje ubugome, ubwoko bw'abagiranabi, bana b'inkozi z'ibibi. Mwimuye Uhoraho, muhinyura Nyir'ubutagatifu wa Isirayeli, mumutera umugongo. Murashaka se kandi ko babahana bate? Mwebwe mukomeza gukabya ubwigomeke. Umutwe wanyu wose urarwaye, n'umutima wanyu umeze nabi. Kuva mu bworo bw'ikirenge kugera ku mutwe nta hakiri hazima, ahubwo ni inguma nsa, ibisebe, ibikomere bivirirana, bitarakandwa, bitarapfukwa cyangwa ngo byogeshwe amavuta. Igihugu cyanyu cyahindutse amatongo, imijyi yanyu ikongorwa n'umuriro. Abanyamahanga barabanyaga igihugu mubareba, none gitsiratsijwe nk'ikigaruriwe n'ingabo z'abandi. Umwari wa Siyoni asigaye ameze nk'akaruri kari mu mizabibu. Ameze nk'indaro iri mu murima w'amadegede, mbese nk'umujyi ugoswe n'ingabo. Iyo Uhoraho umugaba w'ingabo akatajya kuturokoramo, bamwe bahonotse twari kuba aka Sodomu, tukamera nka Gomora. Ubuyoboke bujyana n'ubutabera. Ubuyoboke bujyana n'ubutabera. Nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Mwe batware ba Sodoma, mutege amatwi inyigisho y'Imana yanyu, bantu ba Gomora. Uhoraho avuze atya: ibitambo byanyu bitagira ingano bimbwiye iki? Ibitambo bitwikwa bya Rugeyo n'urugimbu rw'inyana maze kubihaga. Amaraso y'ibimasa n'ay'intama n'ay'amasekurume sinkibishaka. Iyo muje kunshengerera, ninde uba yababwiye kuza kumvogerera ingoro? Nimusigeho kuzana amaturo y'imburamumaro, umwotsi wayo narawuzinutswe. Imboneko z'ukwezi, amasabato n'andi makoraniro, iminsi mikuru ivanze n'ubugome, singishobora kubyihanganira. Imboneko z'ukwezi n'ibirori byanyu ndabyanze, kuko bindemerera, nkaba ntagishoboye kubyihanganira. Iyo mu ntege y'ibiganza mbima amaso, mwakungikanya amasengesho sinyatega amatwi, kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Nimwiyuhagire mwisukure, nimumvane imbere ibikorwa bibi byanyu, kandi muherukire aho kugira nabi.
nimwige gukora ikiri cyiza, muhanire ubutabera, murenganire urengana, murwane ku mfubyi, mutabara umupfakazi. Uhoraho avuze atya: nimuze tuburane, naho ibyaha byanyu byatukura nk'indubaruba bizahinduka urwererane nk'urubura, naho niba byatukuraga nk'umuhemba bizererana nk'ubwoya bw'intama. Niba kandi mwemeye kumvira, muzajya ku byiza byo mu gihugu, naho niba mubyanze mugakomeza kuganda, inkota ubwayo niyo izabarya. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Imana izahumanura Yeruzalemu. Niko ye, umujyi wari indahemuka, uganje ubutabera, ubutungane ariho bubarizwa, waje kugwa ute mu bwiyandarike, none ukaba wuzuye ubwicanyi. Feza yawe yahindutse uruhumbu, izayi yawe nziza ihinduka amaganura. Abatware bawe ni abagome n'ibyitso by'abajura, bakunda amaturo, bose bagakurikirana ruswa. Ntibarenganura imfubyi kandi ntibumva amaganya y'umupfakazi. Icyo gituma Nyagasani, umugaba w'ingabo, umunyembaraga wa Isirayeli yavuze atya: muragowe, kuko nzaruhuka nihimuye abandwanya, kandi abanzi banjye nzabahore. Nzakugaruraho amaboko yanjye, nshongeshe uruhumbu rukuriho, nguhanagureho ubwandure bwawe. Nzahindura imico y'abacamanza bawe bamere nka kera, n'abajyanama bawe bamere nko mu ntangiriro. Maze uzitwa umujyi w'ubutabera, umurwa udahemuka. Siyoni izarokorwa n'ubutabera, abahindutse bayo bakizwe n'ubutungane. Abagome n'abanyabyaha bose bazavunagurirwa icyarimwe, abimura Uhoraho bazarimburwe. Ibiti by'Imana bigomba kuvaho. Muzakozwa isoni bitewe n'imigisha mwakundaga, mumwazwe n'ubusitani bwanyu bwabashimishaga, kuko muzamera nk'umushishi w'amababi yumiranye, cyangwa nk'ubusitani butagifite amazi. Umunyambaraga azahinduka ubusabusa, ibyo akora bibe nk'agashashi k'umuriro, maze byose bigurumane hamwe, kandi habure ubizimya. Amahanga yose azagana Yeruzalemu. Ibyiza mwene Amosi yabonye byerekeye Yuda na Yeruzalemu mu bihe bizaza, ari ubw'umusozi w'ingoro uzashyirwa ku kanunga usumba imisozi yose. Nuko amahanga yose agenda awugana, abantu b'ibihugu byinshi bahaguruke bavuge bati: nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uhoraho, ku ngoro y'Imana ya Yakobo. Azatwereka inzira ze tuzikurikire. Nibyo koko, amategeko ava i Siyoni Yeruzalemu hagaturuka. Nibyo koko, amategeko ava i Siyoni Yeruzalemu hagaturuka ijambo ry'Uhoraho. Azacira amahanga imanza, akiranura abantu b'ibihugu byinshi. Inkota zabo bazazicuramo amasuka, amacumu yabo bayacuremo ibihabuzo. Ihanga ntirizongera gutera irindi nkota, ntibazongera ukundi kwiga kurwana. Inzu ya Yakobo, nimuze tugendere mu rumuri rw'Uhoraho. Umunsi w'Uhoraho, umunsi w'imanza. Watereranye inzu ya Yakobo, umuryango wawe. Abapfumu babo bariyongereye, bangana n'Abafilisiti, n'abanyamahanga benshi babivanzemo. Igihugu cyabo cyuzuye feza na zahabu, ubukungu bwabo ntibugereranywa.
cyuzuye kandi n'amafarasi, amagare y'intambara ntagira umubare. Igihugu cyabo cyuzuyemo ibigirwamana, bagapfukama imbere y'icyavuye mu biganza byabo, imbere y'icyakozwe n'intoki zabo. Bazagomba kwiyoroshya umuntu acishwe bugufi, naho ubundi ntuzabababarira. Jya mu masenga wihishe mu mukungugu, utinye Uhoraho n'ububengerane bw'ikuzo rye. Ubwibone bw'abantu buzacogozwa, abikuza biyoroshye. Uwo munsi hakuzwe Uhoraho wenyine. Kuko hazabaho umunsi Uhoraho umugaba w'ingabo yigeneye, wo gucira imanza umuntu wese w'umwirasi, umwibone n'uwikuza, maze bagacishwa bugufi. Uwo munsi ukazaba no ku masederi no muri Libani yiboneje kandi akishyira ejuru, no ku mishishi y'i Bashani hose, ku misozi yose miremire no ku tununga twose twishyize ejuru, ku minara miremire yose no ku nkike yose icinyiye, ku mato yose y'i Tarishishi no ku bwato bwose bw'agaciro gakomeye. Ubwibone bw'abantu buzacogozwa, abikuza bacishwe bugufi. Uwo munsi hakuzwe Uhoraho wenyine, maze ibigirwamana byose bishirire icyarimwe. Bazinjira mu masenga yo mu bitare no mu myobo y'ikuzimu, batinya Uhoraho n'ububengerane bw'ikuzo rye, ubwo azaba aje gukangaranya isi. Uwo munsi ibigirwamana byabo bya feza n'ibya zahabu byari byarakorewe gusengwa bazabijugunyira amafuku n'ubucurama. Bazajya kwihisha mu masenga no mu myobo no mu butabi no mu bitare, batinya Uhoraho n'ububengerane bw'ikuzo rye, ubwo azaba aje gukangaranya isi. Nimureke rero kwishingikiriza muntu ugizwe gusa n'akuka ko mu zuru. Hari akandi gaciro agira?